witwa Karabayinga bigaruka icyaha nkurikiranwaho nuko natemye inka za Ndabarinzi. Bitewe n'iki? Ndabarinzi yarankubise aramugaza, maze kumugaza namuhaye inka, we namuhaye nk'eshatu, we iyo ampaye arayinyima, arambwira ngo nzataha ubuse. Kiva mu rugo mvuye kwivuza ngeze aho ngaho inka yanjye imwe irabura, nsanga umugore we nawe yafashe amafaranga 60,000 mu shyirahamwe, baje kuyampa nayo amfira ubusa mu mpamvu z'uko numva kwa ngo nyaburane nyabone byari ikibazo. Ubwo inka nayo bakabaga yibye, ariko wa gatatu baye ku wa gatandatu nijoro inka zanjye nazo zijyana muri rabu mu birayi, inka imwe nayo nyitangamo, uko yambwiye ngo inka zanjye ngo zizashyira ngo nzataha ubusa, nanjye ndamubwira ngo nanjye izo zanjye nyaze ntabwo zazikama. Gusobanutse neza wari wazimuhaye? Nari nazimuhaye, ariko iyo yampaye ndi kumugabira nawe ngabire indi warayinyimye. Ayikwima gute kandi arayikugabiye? Yarayinyimye. Ushaka kukwitura se? Oya, ntabwo kwari ukunyitura, ahubwo njye yampaye ikimasa, ampaye ikimasa ndagicura, ngicuye nanjye mu minsi mike yamuha ikindi, maze kukimuha inka ze zirapfa, zipfuye muha indi nka, arongera tena apfusha indi nka, amuha indi nka, nanjye mfusha inka, ampa ikimasa, ampaye ikimasa arakinyima. Inka mwazihanaga mu buhe buryo? Dusobanura kugira ngo twumve neza. Uko twazihanaga nuko yabanje kumpa, mwari inshuti mugahana inka bisanzwe cyangwa? Twari inshuti, twaje kumenyana, nkuguriye inka yimpa ubugwate, nuko wenda ntibamuzi kubera ngo ikizabyara, ikibyaye aho yari iri njye nkayishyurira n'amafaranga bayifashe rimwe mu cyayi, nyishyura amafaranga 15,000. Ikimasa ndagicura, ngicuye nanjye ndongera muha ikindi. Umuhungu w'inshuti yanjye yambwira ati ntabwo mu mucyo wo kugabirana wamuhiyaguye ikimasa, nawe ngo uhite umuha ikimasa, muhinyana isana cya kimasa. Mu minsi mike nanjye inka yanjye irapfa, ampa ikimasa, ampaye ikimasa mu minsi mike, ariko we ntiyakinshurira. Mu minsi mike arongera inka ze, bamwiba inka, igihe bamwibye inka zisigaraho, inka yanjye yari iri hamwe n'iyi, zisigaraho, ajya gushaka, igihe gushaka ziragiye hapfa inka ebyiri. Zishwe n'iki? Zishwe n'ivutu n'ubutumba za Ndabarinzi, zari ibyatsi zirya mu ishyamba nimo ziba, ziratumba zirapfa, muhayanya. Mubwiye ati njye nanshurire cya kimasa, aranga. Namuregeye se, muregera n'abantu b'inshuti ze, ngeze iwe niho yankubise. Ubu ndikimwe nagiye kwa muganga, ubwo no mu mutwe ndashona. Namwe ati noneho njyewe ubwo uri kubona ungize utyo shobora umpe, noneho ubwo ukunze iyawe wampaye shobora unsubize izanjye. Mbwira na base naho hose muhageze baramutinya, ngo ni umucigacumu ntiwayigiye umuntu utageze. Se baramubwira bamurego, wamuha inka ye wamuhaye, uratunga inka zo yaguhaye, wowe iyo wamuhaye yimwima, ati ahubwo njye azataha ubusa. Byabaye mu kwezi kwa munani. Muraturanye? Oya, ntabwo duturanye, niho nabaga niho nakoreraga. Wanasobanura rero igitekerezo ukuntu watubwiraga aho byahereye, ariko ujya kubwira intaho kuko njya kubwira ko hari amafaranga nari mfite, iriya twahenderwaga kuri banki ya Unguka, iriya Karongi niyo mba mu muhanda ya Kivu, ntabwo kibayo. Ngiye sinzi ko nagiye amafaranga inka ebyiri zari zisigaye ndazigurisha, amafaranga ndayarya mpfira ubusa, nkatekereza nanjye izo zanjye ukuntu azoroye n'ukuntu yaranyise n'izindi ukuntu yazirimanganije, azijyana mu birayi bya rabu. Ngiyeyo none ngiye kuyabikuza, none numvise kamera inzemo, turi kureba ibyo nkoreye, ibi byose biri kundusha, ndi gukurikirana aya mafaranga yanjye yo kuri Unguka, none inka zanjye arazoroye, yarashaka kunyica. Nanjye niho nafashe icyo gitekerezo, numva muri njye kamera nanjye. Tubwire uko watemye izo nka n'abo mwafatanyije.
wazitemye ryari wazitemye nijoro wazitemye mu gitondo Hari process nijoro. y'ukuntu wabigenje Hari kugira ngo nijoro. uziteme hari nijoro nko mu masambira hari n'igice ko ryari kuwa gatandatu nijoro ubwo niho nagiyeyo njye nari nazi nawe ndamusanga mbwira aba bantu ntibamubwire nibura noneho ampe imwe muri izo zanjye ntayo yaguzemo yo ko mwambwiye ngo wenda izo zanjye arazorora nanjye zanjye azimazeho aranga yanze rero niho nanjye nafashe iyo kamere ndashaka kugira ngo jyewe uyinsobanurire numva uko byagenze uko byagenze wavuye iwawe ufata navuye iwanjye ngiye kubikuza amafaranga ngeze mu nzira icyo gitekerezo kinzamo naravuga ngo nanjye ariko yarambwiye ngo nzataha ubusa nanjye ndamubwira ngo izo zanjye ntabwo nawe azazikama izo watemye nizo wari waramuhaye harimo izo nari naramuhaye zingahe 3 watemye 11 harimo izo nari naramuhaye wari wenyine cyangwa nari njyenyine watemye zingahe ntabwo nzi ngo ni zingahe njye ko chef hari ikintu utanshubije wabikoze gute njyewe kuko wari mu nzira ugenda iyo kamera uko bivuze kuza ziragira ahantu mureba ziragira ahantu mureba ko nari navuze ngo ndafata umutwe aba ari we njyana yazintemere ubwo mbonye nje naragiye mfata waraga ibiri ndidoroga ndazinywa ndidoroga kwa ngo nanjye kuko ntabwo ubukene bwakunkubita nawe zanjye azoroye aho nanjye zanjye yabinkuyeho byose ni ukubwo niho nazitemye nidoroza none se ukuzitema wumvaga biri bukumarira iki n'undi ntabwo zari kugaruka iwawe ntabwo zari kugaruka iwanjye ariko urukumva izanjye yari yazinkuye nanjye yazimazeho kuko zagiye muri abizo arazinyimye izindi arayijyana izindi azijyana mu birayi indi ndayiriha none se wumvaga hari igisubizo kirimo nta gisubizo ni uko navuga ngo nawe niba ari uko nkenesheje nawe ashobora kene wavuze ngo mu nkambi ngo yakize abantu kwambaye impunzi y'umunyekongo cyangwa ndi impunzi y'umunyekongo aho wazitemye ni muri Nyabihu none se ko ikibazo cyari kimaze iminsi niba mwari mwaranagabiranye kuki utabigejeje no ku bayobozi ngo babikemure nabibagejejeho abo bayobozi mbigeza no kuri ba mudugudu bo barambwira ngo iyo mwahaniranye ubwo icyo gihe kuko yari yankubise ariko mbwira ngo yaba nari mfuye gitifu niwe wabibabwira w'akagari niwe wifuza ngo nibanjyane mu bitaro ngo azamvuza niba mbuzumvuza oya ku byerekeranye n'inka gitifu yababwiye iki cyangwa se undi muyobozi nabwiye gitifu ubwo muregeye na mudugudu arabaninira muregera se n'abandi bavandimwe b'inshuti ze arabananira yamaze kubananira gitifu arambwira ati rero biragoye kereka n'ujya kurega ukazajya mu bunzi akaba ariho uzayakorera ubwo nk'ibitekerezo kuvuga ngo nzajya mu bunzi niho iyo nka yayitwaye ariko wa gatatu bibaye kuwa gatandatu azijyana mu birayi bya rabu batwaye indi numva nanjye birancanganyikije ubwo mba ntashirye ubwo ibyo kumukurikirana bisa naho birangiye ukuzijyana mu birayi bya rabu ni ukuvuga iki yazijyanye mu birayi bya rabu zirabirya bandihisha inka nanjye ndayigurisha ndabishyura none se nyuma yo kuba warafashwe wakoze icyaha uranakemura ni iki wumva wavuga icyo navuga ni uko njye nabitewe n'uko nanjye yarankeneshe mfati umwanzuro utari mwiza tubwire nyine urumva umeze ute ubu ngubu ubu ndumva nawe byicuza kuko yazitemye gute cyewe nashatse nakubajije inshuro nyinshi ikibazo ariko ntiwakinsubije wahagurutse iwawe witwaje isuka witwaje umuhoro witwaje iki izo nka wasanze ziryamye zararishaga tubwire uko wazitemye byagenze gute nahagurutse iwanjye njye ngiye kubikuza amafaranga ndibuze kubikuza i Muhanga ngeze i Muhanga barambwira ngeze ku Kibuye barambwira ngo ntabwo imodoka z'i Muhanga zana zarangiye nerekeza Rubavu mu kwerekeza Rubavu niho icyo gitekerezo cyahise kinanzamo nabati ubwo nerekeje ririya Rubavu nashobora nanjye nkamwangiriza nawe ntazitumwe nawe mpfuye urya ubwo niho nagiye rero ngura umupanga ucarisha kuri ponseze ndagenda njyayo naraharaye
mbyuka nko mu masaha moya aho mu shyamba aho zari ziri yagiye rero niho nko mu masaha yagiye nko mu masaha 12 n'igice nanjye bibaye nko mu saa 2 n'igice ndazitera za mu gitondo za nimugoroba bazisanze mu nzu ntawe twararagiraga tugataha mu rugo nta muntu zibamo ziba ziri mu shyamba. ufite ibyangombwa by'umunyarwanda ni iby'impunzi. none ibyo inka watemye ni iz'umunyarwanda ibibazo byanyu byatangiye guhera ryari? Byatangiye mu kwa munani umwaka ushize. ubundi mwari musanzwe mugenderana nta kibazo muri twagendanaga nta kibazo byatangiye icyo gihe hariho nko bitari kuvuga ngo banyice bashaka kunyica ubwo n'izo nazo arazinyima. izo nka zawe uvuga wari ufite nizo wari waragabiwe nawe cyangwa izo? Nizo nari naragabiwe, imwe nari narayikosheje muri mushiki wanjye, indi nayo ariyo bangabiye, n'indi nayo niyo bari barampaye. ibyo byose urabyicuza wumva ari icyabakoze cyangwa? Ndi kubyicuza bitewe n'uko nayo ukumva kuko yarancuye yambwiye ngo nzataha ubusa, mbonye kuko ntashe ubusa ko kunyica byo bamutesheje kuvuga ngo ashaka umuhoro ngo anteme, nanjye niko gufatira amahoro kuko yaragiye kuntema base n'abandi na mudugudu baramufata ari kurwana nabo ngo mureke muteme ngo nzaburane n'intumbi. nyine icyo dushaka kumenya nyuma yo gutema inka urumva hari icyo wungutse, uranezerewe, urumva umeze ute? Oya ntacyo nungutse, ntacyo ntabwo nanezerewe. wamusaba imbabazi rero wabambwiye? Nukuri nabisaba imbabazi nkomeza, nkamusaba imbabazi nkamubwira ngo nambabarire. wazitemye wenyine? naho niho nabaga ariko barirwa mu nkambi ariho mu ko bivugwa ko ufite indangamuntu y'u Rwanda. irangamuntu y'u Rwanda yo nari narayifatiwe na data wacu yari atuye aho muri Nyabihu, ngiye kuko papa yari afite abagore babiri. yayigufatiye udahari? Oya none yayifatiye imbaho kwa data wacu. hari amakuru avuga ko ubundi washakaga nyirinka wamubura ugahitamo gutema inka ze, urabivuga iki? Oya pe, icyo nkubwira ntabwo ibyo byo nababwiza ukuri ni ukumbeshyera cyo, ntabwo navuga ngo nemeye ngo nindangiza ngo mpaka n'icyo kintu naravuga ngo niko bimeze nabivuga. ukimara gutema izo nka wahise uhungira? Nahise mpunga nsubira mu rugo ahagana i Karongi mu nkambi. niyo bagufatiye? Umva ugiye kuguma mu Rwanda cyangwa planinga gusubira ku Rwanda? Oya ntendi kubaho mu Rwanda, iyo mvuga ngo ni ukuvuga ngo ndatoroka ngende ntabwo baba baransanze, bansanze mba mu kazana ariko ndi gukora. hari abandi utekereza bafite umugambi nk'uwawe? kubera icyo utahise wirega? Kwirega ntabwo nahise nirega kuko baraje baramfata, bamfashe bambwira ko ari amazina anyuranije ku rangamuntu no ku cyangombwa cy'igifomu, baranjyana kuranda barinzi yari yavuze ngo ashaka ko nzapfa, baba bamfashe sinzi ukuntu banjyana ahantu barambwira ngo birarangiye, ubwo barantwarwa bantwaye nanga kubanza kwirega nzi ngo buriya ndabarinzi bavuze ngo ntibanyitse, ndabati ubundi nirega bivuga se ko bari bunyice, mbona ntacyo kuko yari yaravuze ngo nzasigwa ngo ari uko nkwishe. ufite amazina atandukanye, ku ndangamuntu witwa nde, kuri ifomu y'impunzi witwa nde? Ku rangamuntu nitwa Karabayinga Bigaruka, ku ifomu y'indangamuntu nitwa Karabayinga Jacques. kubera iki wabihewe? Ntabwo Karabayinga Jacques byagiyeho nyuma, nabatijwe nyuma mfite irangamuntu, ari ibya gatatu. ubu ufite imyaka ingana 39. inka wazitemye wenyine nta wagufashije? Ntawe. mu baturanyi bawe hari abandi uzi bafite umugambi nk'uwo kugeza ubu? Oya ntawe. Murakoze. ufite umugore? Bane. kuko hari amakimbirane, ese uwo nguwo kuko yashakaga kumwica, ese yaragiye koko agiye kumwica yica inka ze, byifashe bite? icyo nagisubiza mpereye ku ntangiriro y'iki kibazo tukikimenya ku itariki 23 ku cyumweru gitondo nibwo twamenye yuko
hari inka z'umuturage zatemwe. Amakuru akimara kumenyekana abagenzacyaha bihutira kugera aho icyo gikorwa kibi cyabereye, basanga hari inka 12 z'umuturage witwa Ndabarinze Kabera zatemwe, ariko hataramenyekana uwazitemwe uwo ari we. Noneho abagenzacyaha batangira gushakisha. Muri uko gushakisha hagiye havugwa amakuru menshi, havugwa amakuru atandukanye, ariko amakuru yose atanzwe abagenzacyaha bagerageza kuyakira kugira ngo baze gushakamo ay'ukuri atari ay'ukuri bayashungure. Icyo gikorwa gikomeza gukorwa, ariko bitinda kumenyekana kugeza ejo bundi nimugoroba, ubwo mu byavugwaga byose haje kubonekamo umwe mu bantu benshi bavugwaga ufitanye amakimbirane na Ndabarinze. Hafatwa uwitwa Karabayinga Bigaruka wafashwe ejo, bamusanze aho atuye mu nkambi i Karongi. Aya makuru tuyamenya havugwaga byinshi, bashakishaga abantu bafitanye nawe ibibazo, akavuga ati nta muntu ufitanye nawe ibibazo, ndavuga Ndabarinze, ariko agakomeza gushakisha kuko yumvaga ibibazo yagiranye n'uyu witwa Karabayinga atari ibibazo byatuma amutegeka. Agashakisha ikibazo gikomeye aho giherereye akahaba, ariko yandi makeya abantu basusugura niyo yaje kuduha inzira ituma dukurikirana na wa wundi abaturage bavuga ko bigeze kugirana ibibazo, ari uyu nguyu witwa Karabayinga. Nawe kubera yuko atari naho hafi, abagenzacyaha bakomeje kumukurikirana, bamenya aho atuye, bamenya aho ari, nibwo bagiye kumushaka, baramuzana, batangira kumubaza nkuko yababwiye. Wumvise yuko yatangiye guhakana yuko atari we, ariko uko agenda bamwereka amakuru yose ahari, n'abamubonye muri ako gace bamubaza icyo yari yaje kuhakora, abo batangira kubura ibisobanuro. Nibwo rero yaje kubona yuko amakuru yose tuyafite, none hatangira kwisobanura nk'uko yabisobanuye, ariko noneho impamvu nk'uko yabibasobanuriye yazivuga, ukumva atari impamvu zatuma atema inka zingana gutya zose. Muri nk'uko nazibabwiye ko ari 12, 10 zose zarapfuye. Abaganga b'amatungo batubwira yuko 2 muri zo arizo zishobora kuvurwa zigakira zonyine, izindi zarapfuye. Nazo ntawe uzi ko zishobora kuzakira, bizaterwa nuko zivuga. Uyu nsubiza ikibazo cyawe, mwibazwa rye mwumvise ibibazo by'ukuntu yari yarahanye inka na Ndabarinze, kwitura bikazamo ibibazo. Ubundi ibibazo nk'ibyo bitorera umuryango ukabafasha gukemura ibibazo, aho binaniranye bibaye ngombwa akabijyana mu nkiko, ariko ntabwo numva yuko umuntu yakora revenge imeze itya ngo ajye kwica amatungo. Mu makuru twabonye yavugaga yuko harimo no kuba ahubwo yarashakaga nyirazo yamubura agakora iki gikorwa. Mwumvise noneho n'ikindi mwamajije mu kanya cyo kuba yarihesheje ibyangombwa by'u Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko, kandi ari impunzi y'umunyekongo yabibasobanuriye. Ibyo byose rero byagiye yari amakuru twabonye ari hakurikiranwa kugeza uyu munsi. Yavuze ko we yatemeye inka zigeze kurwana agambirira kuzamwica. Ese niba koko ibyo avuga ari ukuri, ari byo yagendeyeho akaba yajya kwihorera, musanga urwego rwabunze ko rudakurikirana ibyo bibazo, cyangwa se n'izindi nzego z'ibanze zegera abaturage bituma bigera aho umuntu akora icyaha kiriya? Ntabwo ibyo twabiheraho ngo duhite duca urubanza ngo tubuhere ku zindi nzego ibibazo zakoze n'ibyo bitakoze, ahubwo twareba niba ese abo babunzi bo babaye batafashe icyemezo, we yafata icyemezo cyo kujya gukora amahano nk'aya, ntabwo ari byo.
ahubwo habaye hari ikibazo cyabayeho yakabaye yaragishyikirije izindi nzego kuko inzego zirahari zo gukemura ikibazo, ariko ngira ngo nk'urwego rw'ubugenzacyaha kandi ravuga ko ibyo byabaye mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize, ntabwo icyo kibazo kigeze kigera mu bugenzacyaha. Ku byerekeranye n'icyo amategeko ateganya ku cyaha nk'iki, iyo kimuhamye amategeko ateganya iki ku cyaha? Ndumva uvuga icyaha kimwe kandi ngiye nakubwira ibyaha byinshi. Ibyo byaha byose rero biracyasuzumwa kugira ngo turebe ese igifatika ni iki. Nababwiye urugendo rwakozwe kuva ku wa gatandatu kugeza uyu munsi, haracyasuzumwa ibintu bitandukanye. Ntabwo none hari nahita mbabwira ngo itegeko riri bukoreshwe mu kumukurikirana n'iri cyangwa iri ngiri. Hari ingingo zitandukanye zikisuzumwa kugira ngo turebe igendanye neza n'ibyo tubona bifatika agomba gukurikiranwa. Bimwe nabibabwiye, ariko buriya dushobora gusangamo n'ibindi kuko twamubonye ejo aracyabazwa. Ubundi tugira umuco wo kubana, wo guturana, kandi tugasaba yuko tubana neza. Ari inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego zose z'ubutabera zirahari kugira ngo zifashe abantu bose bafitanye amakimbirane kugira ngo bakiranuke mu mahoro, nta muntu wambuye ubuzima undi. Ikintu cy'inzika abantu bakwiye kukireka, ahubwo bagashaka inzego zo kubafasha, bagashaka abavandimwe bo kubafasha kugira ngo bakemure ibibazo. Turagana mu kintu abantu bafate igihe bafate mu mugongo barokotse jenoside, aho kugira ngo babasonge bababwira amagambo mabi, babazana amagambo yo kubakomeretsa, ahubwo niba bubake babashyigikire kugira ngo iminsi yo kubaho yiyongere kandi banubake igihugu nk'uko tucyifuza. Inkuru zivuga ko ngo hari abandi bantu 16 nabo mwarataye muri iyo rwego rw'iperereza amakuru. Iyo binashoboka, amakuru yose yakirwaga yageragezaga kugera kuri benshi kuko havugwaga benshi, hakekwaga benshi. Icyo gihe hafashwe abashumba bose bari baturiye aho ngaho kugira ngo tubashakemo amakuru. Uwo munsi abashumba bose twaririraga dukurikirana kugira ngo turebe niba koko hari uwazitemye muri bo, ariko byarangiye icyo kibazo gikemutse, dusigarana aba hafi ari bo muri bo bagiye baduha amakuru aganisha kuri uyu mugabo, none arabonetse. Mufite bangahe? Ntawe tugifite kugeza iyi saha. Bavuga ko yarasanzwe afitanye amakimbirane n'uriya muturanyi wo yatemeye inka. Mwebwe mu iperereza ryanyu mwasanze ko ayo makimbirane yari ahari? Ntabwo rirarangiye. Nababwiye yuko tugikurikirana n'ayo makimbirane avugwa